Ruvuyanga unyemereye ujya wumva nge na Lorenzo tuvuga ngo genda gorira game uzigira ibikuba byiza abantu bazanye ko kantu wana bakira mbere uko tujya muri match ya Champions League n'abavandi murabizi ko kwa gatandatu akenshi dutumira abastari batandukanye bakora imirimo itandukanye bazwi mu bintu bitandukanye abo twatumiye umunsi n'abami ba TikTok cyangwa se bari mu bami ba TikTok cyangwa se imbuga nkoranyambaga muri rusange babita buri nguni na buri kantu binjiye muri studio za Radio Rwanda ibera ikibazo cya mbere abajije bavuze ngo buri nguni ninde buri kantu ninde buri nguni no buri kantu ninde buri nguni ninde murakoze kutwakira nitwa Mwitende Abdul Karim. Witwa Mwitende Abdul Karim. Mwitende Abdul Karim. Umuntu byibushye ku bantu badukurikirana, umuntu w'inzobe uri mu byibushye usa neza cyane nka The Ben. Ubone bita buri kantu. Buri kantu. Undi usigaye rero yitwa buri nguni na yakwivuga. Yego. Nanjye nitwa buri nguni. Amazina y'ababyeyi ni Iradufasha Ale. Ni njyewe buri nguni ni njye mwamenye. Ebana rero buri kantu asa na The Ben ra. Oya murushaho gakeya. Urabarasa. Ahubwo se ubwo wasanga The Ben asa na muri ahubwo se ngo The Ben nago afite ikibazo. Nje nawe ubwete yanyanganyije umugore nge naramubonye. The Ben asa nawe ntabwo asa na The Ben. Murenzeho. Yarago ndi bubeme ubwo rero indirimbo ariko mukajyana bwa buryo bwanyu ndashaka ko mwinjira mu buryo bubiri mwashyira akaririmbo ariko none umuntu adukorera agakuru gatrending muri showbiz ubundi umuntu yitwa buri nguni na buri kantu muze gushyiramo ngo hase mama mwareka nangire mwiyumbi babikora nka musekereya nimurahise kubikora nka musekereya muririmbe ka kantu kandi mwete buri nguni na buri kantu murarenze nimushaka musuze na ba bantu b'inshuti zanyu b'aba diaspora ba mama Belgique na ba mama ndi nze muduha akaririmbo muri mudukorere n'inkuru uburyo muzikora kuri YouTube abantu bumve uburyo muri abantu b'abartiste b'abahanga twakubitira ingofero naribi Ngofero ntago bayimenye. Oya nari. Ari muzane yahitinze. Reka tubakubite ndafashe bice byagaciye. Okay. Bari baziko nasaze nk'abatigita bakanga gufata amafone nk'abananiza bikarangira bamborotse. None ndafashe Irene we none ndafashe yago TV soya yagubirihe none ndafashe ndakwisinde twakira abagore barira none ndafashe rakize Imana indirimbo ubundi indirimbo cyo kuyandika hari ukuntu twakuze ibintu turakora mu buryo bwacu ariko tukabona abanyamakuru ntabwo ari kubyumva neza twakuze kubigaruka wenda kenshi cyane yego noneho ariko hari movie imwe yakozwe turavuga ati ariko ibyo ari byose ibi bintu imaze kujya kuri standard nabonye video yanjye yabasha kugira abantu 100,000 kuri TikTok naharebye ndavuga ngo nta mbaraga z'umunyamakuru zijemo nta mbaraga z'undi umwinfluencer wundi kuko ntabwo batwakira icyo gihe tubona ibintu birabaye tubona video yuje 100,000 biragoye kugira ngo ugire video yabasha kuzuza 100,000 muri iki gihugu tuhita tuvuga ati niba ari ibingi ubundi Bruce Melody turushiki twakubitira magakuru tubatemo nk'akantu reba uri ako muheruka gukora keza ka trendinze nyine sitora abantu bazi yari iri mu mujyi remereye tubatemo motion bahu motion ba Kevin motion cyangwa tubatemo itangazo yari ryose tubatemo impamvu ituma ikigore inyuma aho tugikunda tukageza naho tujya kukigura impamvu ituma tugikunda tukagera naho tujya kukigura icyambere nuko kiryoha yego ngo kigira n'isukari yego ngabumvisha uburyohe bwacyo bavuze ko kigiramo n'utuntu tw'uruzi yego ngo nivugiraga igisheke yego abumva ibindi
ushaka warekura umuki itabi buri kantu na buri nguni turare turare tuzi gusetsa turare turare niturya ibyana turare turare ninywa amazi turare turare suza abana Alleluia reka twisurize umuntu uri hariya muri za Belgique bamwita mama Belgique yego kuri gatatu hariya bameze neza cyane amuresinga abahunga agera kuri iriya nimero ibiri hariya hasi ariko kuri karindwi ndamubona papa wa Canada ndi kubona Domingeza azamuka avuga ati bana banje nimugakora ikiganiro mutango yakandu atamazi muyarekera ibikeri n'ingona mwebwe ariko se kankubaza urebye ukabona motion urabura mureba uri kubona yaba yakoreye biriya bintu bite njye nararebye ndavuga nti byo byose bite yashobora kuba yarabeshye kuko numvise avuga ngo wishaka kunta mu rwobo ngo wishaka gufata Kevin ngo umute mu rwobo nk'urwo wantayemo ndavuga nawe emotion haje mu rwobo wese ni kure cyane kuri urwo rwobo umva twajirije buri nguni na buri kantu mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda ngira ngo mwabumvise murabakunda cyane hari utuba tw'amatsiko tuba dufite ubundi mbere na mbere mwahuye mute okay mbere na mbere duhura bwa mbere twariganye buri kantu buri nguni ndetse n'umuvandimwe witwa Buridir umupadiri bayica bakita padiri muramuzi burya mwariganye mwese ku kigo kimwe wabona uvuga ngo niba ngo ni Zabiyusi umwe n'umutanzania watetse neza ahindanya amagi ararya wo nawe tuzamutumira ngo ni umutanzania watetse neza ngo ahindanyemo amafoka ararya basumati no kuvuga ngo rero twariganye icyo ni ikintu cyandanje cya mbere uyu kwega nawe twari tuba abanyarwenya buri mu busanzwe ni ukuvuga ngo ngiye narabyinaga ariko buri kantu na buri deal bo baririmbaga so ubwo ngubwo wewe uri umubyinnyi wewe buri nguni ngiye buri nguni ndi umubyinnyi noneho dusohotse nabashije kuba nagerageza gukora utuntu two kwactinga mu ma video ariko yanjye nkishyira kuri chaîne yanjye bisanzwe noneho uyu nguyu yabaga mu Ruhango arambona abura nyine ubwo nagiraga views 1000 yewe wenda byakabya wenda 2 gutyo noneho akabura nyine ariko harimo agacenge nyine byari byose abantu bageze hanze bakagira ko tu views si bibi ntago ari bibi aranyaproachinga dushaka ko dukora ndabunga tugwira dukore nta ibintu simva ko nta ibintu ni bitari byazamo amafaranga muntu ushaka urukundo rwa nyarwo cyangwa ubushuti bwa nyabwo hatarazamo amafaranga rwose ibintu bimeze neza noneho rero ndavuga ati gwino dukore dushaka amafaranga turebe ko byakunda turakora ibikurikiye bibabwire twageze hano turakora tugize agacano kamaze kugira nk'abasabu 4,000 kamaze kuba monetize umuntu arakatwiba turwara depression oh la la pole wan arakatwiba ndabyibuka nibwo bwa mbere nahamagaye umupfumu ubundi sinabyizeraga nahamagaye umupfumu uragira uti nibwo bwa mbere uhamagaye umupfumu vuba cyane nibwo bazi ngo byapfuye kutugwirira yampindanyije n'igiciro ndavuga nta mafaranga sindana yatunga kandi nakubeshye ngewe nyuma ya 2023 nari ntaratunga inote y'ijana 1,100 by'amanyarwanda kuyacakira nyine ukuvuga yaciye 500 rero icyo gihe 2019 kugira ngo bagarure cano kugira ngo aroga umuntu ufite cano ayigarura adusaba imbabazi ananuka amasa niba yabishobora niba atabishobora anca amafaranga nicyo byapfiriye ku giciro ubundi ngiye nari buyamuyomba nyafite murongera mutangira bushyashya kuri haso za ariko ngo kugira ngo utangire mu bushyashya twabanje turwara depression for real twamaze nk'amezi nk'atandatu tudakora ahita asubira mu cyaro urumva kandi n'ubundi i Kigali yabaga ahantu abana n'undi muvandimwe ucuruza amagaze atari amagaze wa muntu wataka ati dufite gaze nziza mu nzu y'ibihumbi 10 twanga mu nzu y'ibihumbi 10 nge ntishyura njya gusa nkajya nirwa nirukango ngiye kureba ahantu ngo hawanga amafilime yabaye ngo ndeba bakoresheje casting ngo ndeba iki njirukamo ngataha icyo gihe nigaga n'ibintu bya video production
ndakeka ari hano inyuma yo mu Giporoso aho ngaho. Ubwo rero amasomo yararangiye rero nabwo ibana biba ngombwa ko kuko nabaga i Kigali nta kintu ninjiza kandi ndi gukonsoma abahungu. Uwo muhungu niwe wa mbere wanyinjira i Kigali, nongera kwinjira i Kigali mbi wabo w'uyu muntu uyu mutipe ni umudanje man iwabo mu rugo kwa mama we. None ikintu kirenze nuko urumva we wanyu ni hehe? Ni Kabuye. Okay. Urabona Ikabuye nabanaga n'ababyeyi. Yego. Ibaze gufata umuntu umunyeshuri nyine twingenda muzi bo ntabwo bamuzi ndavuga ati tumurwaza rwaza. Urumva ukwezi kumwe 2 3 urumva aba iwawe umuntu basi famiye wenda ngo tuhengekereze nagakeregeshwa nyine no kuvuga ngo umuntu c'est juste mwiganye bara turihangana kubyo ababyeyi kubyumva byari bigoye. Sibyo n'ababyeyi ubwabyo nawe bazi nyine kuba hano ni famiye siki nta kintu winjiza nyine urumva kameme nuri bwa kurukweto nuri bugire gute nyine bibangamye kwa man tubibamo ni gutyo gusa after nyine abuza kubona uburyo yogosha kuko yari umwogoshi. Urumva naje kugera aho mbona ko kuba i Kigali utayibamo nta kintu ukora for real kuko ibyo twakoraga nta mafaranga byatangaga. Ngiye nagiye mu rugo niga kogosha ndafungura n'agakampani gatanga abakozi bo mu rugo. Ubu nagahaye umwe muri ba sister bangeretse ko kamunaniye. Nzamuka i Kigali nkora ibyo ngibyo nkogosha abantu 2 ngatanga abakozi bakampa 10 2 3 ebana ngasurvivinga mu nzu y'10 icyo gihe nabanagamo n'umuvandimwe nabwo. Naje njya mu nzu y'10 nabwo n'uyu wayinshakiye nyibanamo no ni iriya se mukoreramo. Reka ahubwo byaje kutwokama ariko ubu ngubu kuva nagira inanimutse 3. Ndashaka kubabaza rero ikibazo haso zanyu abantu bamaze kuzumva kandi ibyo kuri byaje kugenda neza. Cano yanyu ifite abantu bangaho ubu 64 yitwa gute kugira ngo abantu bahite banakanda subscribe. Ndashaka kureba buri kantu ndashaka kugerageza imbaraga z'abakunda Radio Rwanda ku kintu kijyanye no kureba niba tuba dukurikiwe n'abantu barenga 1000 ariko n'abari kuri FM bashaka guhita bajya kuri telefone za 1874. buri kantu uko mu Kinyarwanda byandikwa buri kantu nyine buri kantu na buri nguni bafite abantu 64 n'abantu 100 n'abajene bagenzi bacu bahasorinze bararwana kugira ngo batere imbere. Reka mbwira abanyarwanda ni mureke tubaha abantu 900 tuvana bujuje 65,000. Ndabiza abantu mukunda Radio Rwanda muri abantu mushyigikira impano gukanda subscribe byonyine no gukanda subscribe gusa no kureba kuri buri nguni buri kantu na buri nguni buri kantu na buri nguni ukareba handitse subscribe ugakandaho gusa ako konyine ni mu bikore turebe ko tubaha abandi bantu 900 ibibazo bya nyuma buri nguni muri kantu. Oya nibagende n'ikibazo nibagende bategereze samo yazuzuye turabasorera indirimbo yitwa Gukaba. Dufite indirimbo ready yarangiye ebana iri muri dashboard abazi bya YouTube barabizi. Samo yazuzuye turayisohora ariko bakaba bareba izindi hari yitwa Ndafashe hari yitwa Sindiso hari yitwa Ngofero. Izo ni indirimbo ushobora guhita usacinga n'amavideo yacu ubundi ukenjoye meza ryoshye. Abantu bakunda urwenya ruvuyanga njya abajene mbavuzeho gato ni Lorenzo wabanyiretse nge sinshobora kumara umunsi umwe niyo nabaragize umunsi muremure cyangwa 2 ntarebyo ndabireba gusa nkisekera tu nyine uko ahantu baba bakorera ese kare akazuka bahe kare bamukoreramo n'abasore basetsa cyane ikinya kabisa. None uko biri kose ariko iriya ntago ari nzu mukibamo mwarimutse mujya mu yindi iriya ni yakazi tutabeshya abanyarwanda. Iyo tugerageje kwimuka tugerageza tugashaka n'inzu imeze nk'iriya ku ruhande ubwo utayifite nyine ubuhiye. Mugomba kugira inzu nziza kwabo mukajyana akazu na kariya kandi ko gukorera ku ruhande niyo content nyine turihangana na nyine inzu wenda niba afiteho n'urugi rwiza wenda turukura turavuga ati no nta kuntu yajya gucana niyo twakongera haya ariko bikagenda gutya. Hanyuma muvuga akenshi mwibanda ku basitari nta beef mujye mugira n'abasitari kubera ko mubavuga. Oya ubundi kuntu bimeze hari ibintu utasimbuka. Ubana neza n'abantu ukaba wagirana n'umuntu ikibazo kubana nabi ntago ari byiza. Ariko twebwe nk'umuntu understandinga business ya showbiz
ni ukuvuga ngo twebwe tuvuga abantu tutagambiye kubataka ahubwo tugira ngo twisekereze ngira ngo abajya muri Genesis mwese bajya muri Genesis murabizi umuntu wakuvugaho urwenya nyine n'urwenya asa kuki tubyita urwenya n'urwenya nyine ubwo rero iyo wabajwe n'urwenya uri gifura umukiriya w'abanyarwanda turabizi iyo baje n'urwenya rwose urwenya rwagukozaho urwenya ko babara uburi gifura biba byiza rero ntihababura ibifura ntibabura n'abantu nuko turemwe abo ngabo turabareka ariko benshi ni showbiz bazi showbiz cyari cyo baranabikunda baranatubwira ariko se ubundi kutanshishamo biri muri turiya tuntu twawe akaba ari umukire w'imbere hariya rwose akavuga ati ariko se kutanshishamo muri biriya bintu gutyo nyine abantu barabikunda kwa nta bifu igomba kubamo hanyuma rero turimo tugana ku musozo ariko akenshi iyo twatumiye abasitari batandukanye tubabaza no ku bijyanye na siporo iyo utari umuriro mu Rwanda ubura umwaperi buri nguni buri kantu bahagaze he twabanje kubabara iyo urumva ariko ubu ngubu ngewe ndi mwabaye nka Sarupo mwarahindutse wavuye kuri yo jya kuri ape ako nje nakubeshye narakubeshyaga ndomureyo pe urumva hari ukuntu ubona inzu yose babaye abantu ukavuga ati se aba bantu bavemo ukavuga ati turi kumwe ariko ahangaha turi babiri ndakwigara kuva muri Murera byarakunaniye Murera ni iwacu mu Ruhango i Nyanza ni ukwambuka rimwe ni 500 mba mpageze ntabwo bari abahungu n'abatererana ni ikipe y'abantu rega birwanaho nkatwe twese bayita ngo nyirantamika ntabwo arafana nyirantamika ntibibaho none se Burayi mukundiziye mugiriza umufana mu Bwongereza cyangwa hano i Burayi ngewe nafanaga Chelsea ariko ngo rwose ntabwo nyifana rwose mfe kuko ngiye gufana nafana City kuko nimeze neza ese kuhindura cyane amakipe impamvu ni iyi urumva urahindagurika ni nako kadefagira uyu mujama areka bureka kubwira dufana amakipe kugira bigenda biti si ibyishimo ahita ari kumpa ibyishimo njya haba ariko ibyishimo da ntabarwana n'iki mwizirikaho ubwo n'umugore wawe niko byagenda se ubwo se wakizirika wakwishe hanyuma uyu munsi hari UEFA Champions League finale ya Real Madrid ndumva mwese muyizi ko hari muraza kuba muryamye hehe murabafana biyihe sasa ubu ndyamye kuri Real kamemera nagitwara ntago ari ibintu tujyaho ikipe nkuru imenyereye ibintu urumva tubaze amazirige yatwaye tumuri niyakangaho urumva kameme unarebye ni inzira yicamo ntago ari inzira wavuga ngo kukuramo City ugiye ugikuramo City bitamweza igikombe cyane ngavuga ati kijyane ntari biwamfuraho yes hanyuma rero tumudogara ku musozo noneho ni iki mwabwira abajene wumva mwarahasorinze mu byo byose mufiteho mugeze kandi biragaragara n'abanyarwanda barabibona no mu buryo bw'imibereho nkurikije nuko mwambaye musa murasa neza vraiment SNS time ruvuya kugira ngo ngi ibintu byaje tubinsa n'ubizi so kubamenesha amabanga ariko reka dukora ibyo bita range hagati y'igihumbi n'igihumbi na 500 araboneka byibura araboneka mushaka kuyabona amafaranga meza vraiment turashima abana b'abahungu bashobora gukorera amafaranga agera nko kuri miliyoni irenga y'amanyarwanda buri kwezi kubera kontra akazamo amakontra yes yo kwamamaza abantu baha amakontra n'abasore bamamaza neza n'abantu bacu by'urwenya Belgique namukunda cyane n'aba diaspora babakunda ngo hari igihe Imana bigenza neza nka tubiri mu kamwatubona vuba cyane none se abantu bashobora gukora miliyoni 2 ku kwezi bikorera urwenya wewe none se abantu bafite amalisansi hano birirwa batonze ku kazi bakorera ngahe birakwereka ko ariko bigabanana bya bindi igihugu cyacu cyabwiraga abantu uribuka igihe bacukuraga imihanda bashyiramo fibre optique abaturage ntibabyumvaga bati ibintu byo gusenya ni ibiki ariko uyu munsi wa none bikunda ko dufite internet nziza bagakora ibintu byabo neza bakauploadinga video zabo mu gihugu kimeze neza kirimo umutekano nuwo bateyo brage ntacyo yabatwara brage nyine ubuzima bugakomeza nanjye bajya bantamo nta muntu badatamo rugaje umbabarira ndirimba iki kintu umusaza yarabikoze mureke tumwitorere uru Rwanda yarukuye ahagarugira nka paradizo isuku n'umutekano mu Rwanda byabaye ihame kandi namwe murabizi tubikesha Kagame abanyarwanda duhitemo neza uduha injyana
abaturwanya tubadukana ibyo kubacyaha igihugu ni tambarare ibipinga katubirwanye umusaza yarahabaye tora Kagame niba tujya tora kugipfunsi oya tora kugipfunsi ushatse warekeraho kuri ako kantu ka Fibro Boutique n'uburyo diplome yanjye nayibitse nkaba ndi kugukorera kuri Fibro Boutique bubatse basinyamaza kugipfunsi ngira ngo murabizi cyane hezu imirimo yanyu mwarayitanze se rusoro njyewe niyo ntayitanga abahungu babareke muyitange niba byaranabagoye muvuge tubibafashemo indirimbo yanyu ndumva ari nziza indirimbo yanyu muyitange yarigiye muri campaign mwabona babahamagara icyo cy'umuntu yakibafasha hano dufite abantu bahita babahuza n'abantu babishinzwe mugatanga indirimbo no kubyumva benshi uri kuri liste y'itora i Huye ukiyimura kugira ngo uzabatorere i Kigali bitewe n'aho wenda uri muri ako kanya cyangwa se uza gutorera bitewe n'akazi n'izindi nshingano kurera abantu bose bamenye uko baziyimura kugira ngo atazabamo imbogamizi yose mu kwitorera rwose ubazabihitiyemo hanyuma turi kumwe n'Inyange ubundi bivuze rwose aka kanyamaswa kaguruka k'umweru kera de bivuze ko n'uruganda rw'Inyange narwo ibyo rukora birera de nta kibazo na kimwe gihari ubwo rero ukeneye Inyange ahantu hose uri haba ku mafunguro ukeneye Inyange ushobora gusomeza kano kaji ugasomeza amafunguro haba muri siporo ukeneye amazi y'Inyange cyangwa nayo maji mu nama ibintu bitandukanye kwishu zirangiye bajya muri za zindi zo gutera imwe ko eshanu zari zirangiye bose